Uyu munsi ngiye kwasonera filime y'Amerika yasohotse mu 2015 yitwa The Sand. Murakaza neza kuri Waruzko Fact. Dutangira batwereka abasore n'inkumi bari kwirira ubuzima ku mazi, maze umusore umwe bita Mico asaba groupe yose kuba amatelefone yabo kugira ngo atajye bafotora akazapostinga kuri internet. Muri ako kanya bahita batwereka n'abandi basore babiri bazanura uruntu bakuye ku mazi rumeze nk'igi ry'igikoko batazi. Ku munsi ukurikira batwereka buri couple ukwayo, Mico ari kumwe na Kelly, Chanda hamwe na Jonas, naho Vince ari kumwe na Ron. Kelly yasabye ukaranje abona igisiga cyafatiwe mu mucanga, mu gihe cyo gutekereza uburyo yagifasha gitagikurwa n'ikintu kitazwi kirarigita. Ken ubwo bwinshi yatahindukira ngo aburiye bagenzi be, gusa asanga umukobwa w'inshuti ye bita Marsha amaze gukandagira mu mucanga. Marsha yahise atangira kuvuza induru asaba ubufasha abantu bose, inshuti ze zimubajije icyo aba yavuga ko ari gukurwa n'ikintu atazi. Vince agiye kumukiza abantu bose baramubuza, gusa nyamwanga kumva birangiye yagiye mu mucanga. Vince agikandagira mu mucanga nawe yahise afatwa, barangije batwereka Marsha atakigaragara mu mucanga wamumize. Vince nawe ari mu babare bwinshi atangira kuvuza induru asaba ubufasha, batwereka n'umusaya we wose umuvaho, aho kanya nawo mucanga uhita umumera. Groupe yahise itangira gupanga uburyo yava kuri uyu mucanga, bashatse amatelefone yabo ngo asaba ubufasha, bibuka ko Mico yashyize muri buti y'imodoka. Jonas nawe atangije imodoka batterie iranga kubera ko baraye bacanye amatara y'imodoka ijoro ryose. Groupe yabonye ko igiye gura ku mucanga nta butabazi, maze batangira kwiheba. Aho kanya Nyamuni nawe yarasinze arakanguka, yisanze mu kigunguru cy'imyanda atangira gutuka inshuti ze zamushyizemo, gusa agiye kuvamo amubwira story yose yo mucanga, banamubeshya ko bahamagaje ubutabazi uri hafi kuza kubafata. Kelly na Mico bahise bafatana barangije basubira mu nzu. Jonas ari mu modoka asigara bareba n'agahari kenshi. Chanda amubwira ko agomba kwibagiza Kelly nimba ashaka ko bakomezanya, duhita tumenya ko Jonas na Kelly ari aba ex batandukanye vuba. Twihuse batwereka groupe iri kwibaza umudayimoni wateye umucanga, barangije banavumbura ko bagenzi babo bose baraye hasi bariwe, maze Kelly ako kanya abona rwa rugi rwasadutse. Groupe yahise imenya ko ikintu kiri kuba ryari inyamaswa yavukiye muri kiriya kigi. Kelly anavumbura ko nimba cyavutse nijoro kikiri icyana. Kelly atinze ahita mu zazana za sosi atangira kuzinaga mu mucanga agira ngo arebe ingano y'inyamaswa. Gilbert yarapinze abonye umucanga umirinyoni arangiye agira ubwoba. Ronnie nawe arangije abwira Kelly ko ari kwangiza sosiso kandi nta bindi biryo bafite. Nyuma akanya bagerageza Mico ajugunya sosiso ku rundi ruhande, ku bw'amahirwe basangaho inyamaswa itahagera. Aho kanya groupe yahise itangira gupanga uburyo yagera ku rundi ruhande inyamaswa itabafashe, maze Jonas afata surfboard ebyiri atangira kuzigenderaho. Habura gato ngo ajye ku rundi ruhande inyamaswa ikura surfboard yarimo agenderaho, bituma Jonas agwa afashe ku ntebe. Inyamaswa yahise iva mu butaka irangiye mutera uburozi mu nda. Jonas ageze ku ntebe atangira kumva ububabare budasanzwe. Kelly aramwihanganisha anamusaba ko yaboreza amazi ari mu gikapu. Jonas yafunguye igikapu agira ngo akuremo amazi, maze umuneke uhitugwa. Nyuma kanya Jonas abonye umuneke udatebe ahita awufata, asuzuma ikintu cyatumye udatebe asanga ari uko aguye mu ivu. Jonas yahise asimbukira mu ivu arangije avumbura ko inyamaswa itinya ivu n'umuriro, gusa nyuma kanya bwa burozi bwinjiye mu nda ye butangira kwishwanyagura. Jonas mu buribwe bwinshi afata amazi ajugunyira bagenzi be, we ahita yiryamira ku ntebe. Twihuse batwereka inyamaswa kurura surfboard n'amapine y'imodoka, maze groupe imenya ko inyamaswa iri gukura cyane kandi ko nibatinda hano iraza kwica bose. Ronnie yahise agira igitekerezo cy'uburyo yazana telefone maze ajya inyuma y'imodoka bamufashe, gusa muri ako kanya yaza imodoka yihuta ivuza amahoni y'umusekirite. Ronnie yari busy na buti y'imodoka iramukanga bituma anyerera, buti y'imodoka ihita imurya intoki. Umusekirite yahise abagarara ababwira ko iyi beach ifunze itemerewe gukoreshwa, maze groupe nayo imusaba kuguma mu modoka kuko umucanga uri kurya abantu. Umusekirite asohotse akandagiye mu mucanga utamuriye, groupe ihita imenya ko arinzwe n'inkweto ze. Umugabo yahise atangira kubashinja gukoresha ibiyobyabwenge, arangije ababwira ko agiye kubafunga bose. Asabye Mico na Kelly kumanuka babyanze, ababwira ko agiye gukoresha spray iryana mu maso. Agiye kwifata aribeshya ajugunya imfunguzo hasi, agishyira ikiganza cye mu mucanga gihita gifata. Umusekirite yahise atangira gusaba ubufasha, maze Kelly amugira inama yo gukoresha spray ye. Umugabo akikoresha ko birakunda igisimba gihita kimureka. Akuyemo ukuboko ko abonye ko abaye igiceta atangira kuvuza induru, maze urusimba ruhita rwongera ruramukurura birangira rumwishe. Twihuse Mico yabwiye bagenzi be ko afite plani, arangije yambara siripasi abacanda isume kugira ngo yizengurutse ku birenge ubundi yiruke mpaka no ku modoka y'umusekirite. Chanda yahise anagira Mico isume gusa agiye kwifata burabalance ahita agwa mu mucanga. Mico n'ubwo bwinshi atangira kurira igisimba kiri kumushwanyagura. Kelly nawe utari ufite icyo gukora kindi ahita yiga umutwe, abwira Chanda ko bagiye kugendera ku biti mpaka no ku modoka. Kelly yahise asimbukira mu modoka arangije kwita Chanda amuza kumutwara umugabo. Chanda nk'umuntu washaka koroshya ibibazo aramureka birahita. Bombi barangije bafasha Ronnie kuvana intoki ze muri buti y'imodoka, bahita banatangira kwambukira ku biti. Chanda yabanje kwambuka amahoro ageze kuri Jonas, Kelly nawe azamukurikiye. Hagezweho Ronnie ngo yambuka kurwa n'igisimba cyari kiri guhumurwa n'amaraso y'urutoki rwe. Kelly yagerageje kumurwana na spray biranga, birangira Ronnie apfuye. Nyuma batwereka Chanda yambara ibyenda ku maguru arangije ariruka mpaka no ku modoka. Gilbert yarapfiriye mu kibunguru kubera ukuntu cyamukatagoye atangira kwishima, gusa nyuma akanya amaraso yakura urusimba ruhita rumwica. Chanda wari hejuru y'imodoka ruhita rumwataka runyeganyeza imodoka mpaka Chanda aguye igihumuro. Muri iryo joro batwereka Chanda yari uryamye umunsi wose akanguka, arangije ambura akato k'ubutabazi ariko Kelly na Jonas bambukiraho, gusa batarinjira mu modoka. Kelly ahita yatakwa n'urusimba rumubuza kwinjira. Kelly yahise yurira hejuru y'imodoka arangije abona esanse ahita yanyanyagiza ahantu hose. Kelly wari yamaze kumenya ko urusimba rutinya umuriro ahita rushumika ahungira mu modoka. Nyuma kanyoni bimaze gutuza abakobwa bavumbura ko umugabo bapfaga yapfuye. Ku munsi ukurikira batwereka umugabo azakomanga ku idirishya ry'imodoka. Kelly na Chanda basohotse basanga urunyamaswa rwagiye, bahita bafatana baragenda. Barangije batwerekana rwa runyamaswa ruri mu mazi ruri kwerekeza ahandi hantu.